Tubahaye ikaze kuri Miranova TV, aho tubagezaho amakuru atandukanye kandi agezweho. Muri kumwe na Chris Art, umunyamideli w'umunyarwandakazi uba muri Uganda. Judith Heard yasuye ingoro ndangamateka y'u Rwanda y'urugamba rwo guhagarika jenoside rwaguyemo se. Judith Heard umaze iminsi mu Rwanda ahari gusura umuryango we, yagize umwanya wo gusura ibice bitandukanye by'igihugu birimo ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse n'umusambi village. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ubuyobozi bw'inzu ndangamirage rwatangaje ko bwishimiye kwakira Judith Heard, umunyamideli ukomoka mu Rwanda ariko utuye muri Uganda. Yari inshuro ye ya mbere Judith Heard agize amahirwe yo gusura ingoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, anazirikana se umubyara waruguyemo. Judith Heard yabwiye imbuga nkoranyambaga zitandukanye ko atazi neza aho se yaguye ubwo yari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Icyakora ahamya ko ubwo yasuraga iyi ngoro yahaye icyubahiro abasirikare bose muri rusange barwanya uru rugamba, yaba abakiriho ndetse n'abatabarutse. Ati, byari iby'agaciro gusura iriya ngoro, nize byinshi ku rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no ku rugamba rwo kubohora igihugu. Byari ubwa mbere ariko mpamenyeye byinshi. Ni ahantu nakangurira urubyiruko gusura kuko habitse amateka menshi y'igihugu cyacu. Mwakoze cyane gukurikira amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze gukora subscribe, mukomeze gusharinga izi nkuru ndetse munatange comment.